umugore akabona umugabo afite imodoka akagira ngo umugabo niyo yaguze mu mafaranga ye naho yayiguriwe na shuga mame mbese nzapfa nzakira simbizi gutendeka biri mu bintu bituma inda nyinshi zihakanwa nta mukobwa ugikunda umuhungu umwe hari imvugo badukanye ngo bagarira yose ntuzirizera n'irizarumba nyamara uri muri abagarira inopfu n'amasaka inopfu niziba nyinshi uzahomba niba ashaka kubanza kugutestinga kubyara none se iyo muryamanye noneho ntagutera inda wumva uwo muntu azagutwara aje kugutestinga ngo arebe kubyara noneho agize ibyago mu gihe muhura atari mu gihe cya ovulation ntusamye urumva umuntu azagutwara cyangwa azagusiga uko arimo gutestinga niko arimo testinga n'abandi ikindi cya kabiri ko mwese mujya munywa inzoga ninde wajya mu kabara akavuga ngo banza ufungure iyo primus nyisogongere numve yuko iryoshye cyangwa itaryoshye uyu munsi mwahindutse iciro ry'umugani ngo nta vierge zikiriho ese bivuze ngo abakobwa kweri nta vierge zikiriho ntazikiriho nose ubwo kwitwa ubukobwa bya bimaze iki noneho mwese nimwitwa abagore tujye tubabyara muri abagore twambara udutimba tubereke no dutimba rwose mureke kwitwikira mwambare gutyo tumenye ko muri abagore kuko ubwo sinzi impamvu yo kwitwikira kandi baravuze ko nta vierge zigihari kandi ngo agatimba gasobanura ubukobwa niba ubukobwa bwaravuye isoni zaravuyeho iyambarire gutyo ukore nka kwa kundi Eliane yisohokeye ari umugore abyaye gatatu nta muntu wakubwira ngo yabonye umwana wanjye mu miyenzi ahagaze n'abahungu kandi nanjye sinigeze mbikora ndabyanga kuva mu bwana bwanjye imiyenzi ihagararamo impyisi n'abajura njye se ndi impyisi cyangwa ndumujura ndi nturo se hari inkoko ntubikiriye kwiba oya wijya kunsaseka mu miyenzi niba ukeneye kundambagiza ngwino mu rugo bakumenye ntabwo uriya muhungu wabo bamubyaye ari igishoro cyawe wowe ugomba kujya kungukiramo ko ntabwo nkeneye umwana ejo urugo ruzananira ngo mama umugabo ntabwo yamaze yabivukiye 9 nkuko wavukiye 9 nawe ababyeyi bamuspendinzeho nkuko nawe twagusipendinzeho uko iwabo bamurihiraga niko nanjye nakurihiraga so ni wayivuga ngo ukeneye ngo ufite akazi keza ngo uhembwa neza wowe se ngo ufite imodoka ese wowe ufite zingahe Canaan TV ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana turabashimiye mwese mwakoze subscribe mwese mutwereka ko mutwitayeho umunsi ku wundi tumaze kwibona kenshi cyane muri comment mugenda muduhereza ku biganiro byacu tugenda tubagezaho uyu munsi rero mbafitiye umutumirwa ku bwanjye ndamukunda ndagukunda urakoze cyane Ange ndagushimiye nanjye sorry Ange no Aline yo nta kibazo kubashije kumenya nawe ndakumenye kwera nyine ntiwabonye undi mu Ange musase mwese rero nyine ndabitiranye turakwakiriye cyane rero iyi ni Canaan TV watwibwira nanjye nitwa Evangeliste niyo nagira Eliane ayo namazina ababyeyi banyise ariko Evangeliste ntago bo barinyise banyise niyo nagira Eliane ariko uyu munsi hariho na titre ya Evangeliste titre nubakaho cyane ariko nta agaciro cyane kuruta ikiri muri iyo titre nkaba ndi umubyeyi rero mama w'abana bane nakuye mu nda yanjye ariko ngira nabandi ndera ku ruhande w'impamvu ntajya mvuga umubare nuko uko bwije nuko bukeye bagenda biyongera hari igihe uyu munsi bamwe bagenda abandi baje ugasanga bamwe niba mbashingiye hari abandi bagiye ku ishuri hari abandi bigezeho bagahindura bakajya kuba handi gutyo sinjya bumvuga umubare wabo ko nangiza mbere amarene ndambaye nduki ndahari rwose turakwakira rero Eliane ufite abafana benshi b'uburyo bwose bugiye butandukanye wifata gute mbere byarangoye bwa mbere byarangoye njya nkunda gusetsa Joel Joel niwe umuntu wa mbere twakoranye ikiganiro kuyobokamana hamwe na Sabe ku Isimbi TV bwa mbere byarangoye abantu bampamagaye ari benshi abantu banyandikira ari benshi birancanga kubyakira birananira no kubijera bikanana hari nigenda rwaraga umutwe ko gusoma message bikageraho nkavuga izi message sinazivamo abantu abanshimira abagira gute mbese biba birebire ariko finally nageze aho ndabimenyera hanyuma rero wenda comment noneho tugiye guheraho gato kugira ngo abantu baje kukumenya bakunda gushyiramo ibintu biri negative cyane sibyo bitajyanye n'ibyo utanga inyigisho ziri proper niko navuga ziri clear mu buryo bwumvikana ariko abantu side nyinshi zikagenda zishyiraho negative side nkawe uri umuntu mukuru kandi ufite umuryango wubakiyeho n'iki ntago guca intege oya ntago binca intege byabanje kunca intege nyine bwo bwa mbere ariko nyuma nje kwibuka umuhamagaro wanjye nicyo ngomba gukora nsanga ntabwo umurimo nkora ugomba gushyigikirwa na bose noneho nyuma nza kuganira n'abantu bamwe wenda
si ngombwa ko mbavuga amazina bose ariko hari abantu twagiye tuganira akambwira ati se ubu ko jyewe nkora ibintu biri sekura ubona banshyigikira bose ubona hatari abantuka navugana n'uyu nguyu nakambwira ati se ubona agiye batantuka navugana n'abashumba noneho nza kugira n'akarorero urugero nka poso wanjye Dr Paul Gitwaza nkareba ibitutsi bamutuka nkareba ukuntu bamwandikaho ngaho ari mu isanduka ngaho n'ubuki bakamuvugaho ndavuga se harya niba bavuga intumwa ndeba aposo Masasu ndeba bavuze kuri Reverend Pasteur Kanoni Antoine Rutayisire ndeba ibintu byabaye kuri Barine Gahongayire noneho nkareba na comment ziza no kuri His Excellency navuga rwose ubundi ubu harya jewe niki cyanca intege aba nibo bantu bakomeye bakabaye bacika intege mbere ugasanga umusinzi yarwane n'undi mu kabari wenda baricanye umwe arapfuye bagatavuga ati Kagame arabamaze ngahita ntekereza harya ubwo jewe n'igiye kwera ukure kubabazwa na negative side oya nsanga iyo ntagikwiriye kumbabaza ahubwo igomba kumpa imbaraga nuba ngo negative side cyo nyibonaho ni imbaraga iyo jewe bateye comment mbi ku kiganiro ahubwo babampaye ikindi cyigisho ubu rero nta kintu na kimwe bikimbwira iki mbona n'abantu benshi ikibi nuko za negativite bazana nanje namera nkazo ugasanga ndavuga ibitari byo ugasanga ndakora ibitari byo niba nigishije wenda kuba honete ugasanga jewe sindi honete niba bigishije gukizwa ugasanga jewe sinkizwa niba bigishije cyangwa se niba nigishije kubaka neza ugasanga jewe nubatse nabi niba nigisha abadamu bagenzi banje kwihangana no guca bugufi ugasanga jewe sikomeze aho niho nababara ariko ikiza nuko ibyo mvuga nibyo nkora bituma rero ntacika intege kubera ko habaye ikintu runaka Eliane wenda iyo yari intro ya wenda mu buryo bumwe namwe twadushatse kugira ngo abantu banze gusobanukirwe neza kumenye ariko bitavuze ko utafite n'abafana benshi cyane kandi nanjye ndimo nubwo utarubizi ndagushyigikira nkunda inama zawe nkunda uburyo wita ku rubyiruko ndetse ufasha umuntu uwo ari we wese umugabo akubonaho ubufasha umugore akakubonaho ubufasha abana akakubonaho ubufasha kandi ufite ukuntu ugisha abantu discipline hanyuma rero ubihuza gute n'ibintu bijyanye no kubwiriza kuko hari ibyo ukora bakabibona nko muri sanse wenda iri negativite bijyanye n'itorero n'iki akavuga ngasana ibintu by'ibitsina muntu za mu byigisho bye ngavuga ibintu mu mazina bira bintu bihuze ntabwo agakiza kaje gukuraho umuco nta nubwo idini ryaje gukuraho ko twabyawe ikindi ko turi mu isi iyo mvuze igitsina cy'umukobwa cyangwa cy'umugore simba mvuze none se kuki bavuga ngo abakobwa n'abagabo nyine kuki habaho genre masculine na genre féminin nuko nyine biriho birahari kandi bigomba no kuvugwa na Bibiliya bivuga ngo abyara umuhungu nuko batabyara umukobwa kuki se babivuga ubwo nyine hari igituma umukobwa ari yitwa umukobwa hari icyo afite gitandukanye n'icyo umuhungu afite ikindi cya kabiri hari uburero umukobwa akeneye n'umuhungu akeneye hari ukuri umukobwa akeneye hari n'ukuri umuhungu nawe akeneye so ntabwo rero nzavuga ngo iby'idini gusa rishaka idini none se njye kubwiriza amaturo gusa se njye kubwira none se nivuga ngo mureke gusambana simvuge bya bitsina basambanisha iki umunwa se basambanisha amaboko se ntabwo iyo ngushuje gutya ikiganza mu kindi simba sambanya nawe bivuze ngo hari ibitsina bibiri bihura bigasambana hanyuma se kuki uvuze ngo gusambana n'icyaha ariko ntunababwira aho basambanira kuki ubabwiye ngo kwica n'icyaha ariko ntunababwira intwaro zo kwicisha so bivuze ngo jewe Eliane mvuga ukuri kose nkagushyira ahagaragara ntabwo nzi gucamo ukuri kabiri ntabwo nzi kunyura no hejuru y'ukuri ntabwo bishoboka ko nagera hejuru muri etage ntabanje kunyura kuri escalier yo hasi byanze ko ndahera muri cave cyangwa muri ground kugira ngo ngere muri etage ya 3 cyangwa ya 4 rero nago gende muri wa mubare wabigisha ngo ni mubebeza kandi watari mwiza ni mukiranuke kandi wadakira oya ibyo mvuga nibyo nkora kandi ukuri kose nkakuvuga nzi ko idini y'abaryanga ukuri ntago ryari kwandika muri Bible biri muri Bible ntago ryo babyanditse ntago muri Bible bari kwandikamo ngo kurongorana biruta gushyuha ntibiri muri Bible se birimo ngo bagore ntimukima abagabo banyu bagore ntimukima abagabo banyu kugira ngo umwanzi atabagerageresha irubi ry'umubiri sibyo kubera namwe bagabo ntimukima abagore banyu kubera iki se birimo muri Bible birimo kandi tugomba no kubyubahiriza sibyo
hanyuma Eliane wenda dukomeje kiraza kuryoha nabyumvishe wenda abantu bagukurikirana bakunda gutera commentaire ndavuga ngo ibyo ukora wenda bihamya n'umuco niki kandi uri umukristo wizewe neza hanyuma nkwaje nk'akabazo gatoya ubona ari iki gituma kira gikorwa igikorwa nabwo ndacyo kuba umugabo n'umugore batumvikanye n'ubwo rugero naguhereza batumvikana ubona biterwa n'iki wenda muri ku giti cya hari uburyo bwinshi navuga wenda batumvikana hari ugushwana bapfuye imitungo hari ugushwana bapfuye sex hari ugushwana bapfuye abana hari ugupfa imiryango sinzi uburyo uvugamo batumvikana ndashaka udefinise nawe ntugire ubwoba nta kibazo mfite ngende hari divorce nicyo cyatse kuvuga zabaye nyinshi kurusha mariage niko navuga kuko abishingira no benshi kurusha batandukana hanyuma ubona biterwa n'ikintu nashatse kuvuga ntabwo nashingira mvuga ngo sex ko ntabwo tuzi hari abapfa imitungo nkuko wari ubivuze urashaka kumenya muri make ibintu bitera divorce no burya ari byinshi ubushize hari uwambwiye twarimo turaganira arambwira ngo icyo mpfa nawe ngo numvise icyigisho kimwe cyawe mpita nkwanga ku buryo sinkinareba ibyigisho byawe nanjye ndamubwira nti rero buriya ntabwo ari igihe wari kwanga ahubwo wari kwanga isi nireka nkubaze wize amashuri angahe arambwira ati navuye mu Rwanda ndangije kaminuza ubundi muri Amerika maze kubona PhD n'ibiki namwe numaze kubona ama PhD mbese hanyuma se kugira ngo yabone watangiriye mu wakangahe ngo natangiriye ngo giwe ngo ntago cyo kora nigeze niga nasari ngo natangiriye ngo mu wa mbere primaire buriya rero sije wari kwanga ishuri kubera ko uyu munsi sinzi section wize sinshaka no kwikubazaho ariko wigeze wigishwa mate ukayiga umunsi umwe bugacya wamenya imibare atoye wigeze wiga icyongereza umunsi umwe bugacya wamenya icyongereza atihoye wigeze wiga history umunsi umwe bugacya wamenya history yose andatihoye none se kuki ushaka kwiga ibyubaka urugo ukabyiga umunsi umwe bugacya wamenya byose no kubera iki bivuze ngo ibisenyurwa ni byinshi ariko ikibazo si ibisenya urugo ikibazo ni abasenya urugo kuko bari babiri basenya urugo umugore n'umugabo bakabaye ubwabo bicara bakabireba ibyo bintu bati kubera iki kintu kije mu buzima bwanjye nk'ubu urugero reka ngaruke wenda ku rugero rwanjye n'urugo rwanjye nshobora kubona umugabo wenda yagiye kuri account afata nk'amafaranga yakoresha ikintu runaka namaza sheri aya mafaranga wayashyize agatambwira ati nayakoresheje wakoresheje iki ati wenda ati nabonaga iki niki cyihutirwa se sheri kuki wagikoze tutabivuganyo ati nabonaga cyihutirwa nagikoze aho kugira ngo bipfe nahisemo kubikora ndaza kugusobanurira nyuma icyo gihe wihita uzamuka ngo usigaye nsuzugura oya mubwira utoke ngaho basi nsobanura noneho niba bishoboka kandi niba ubona ari ibintu bigiye guteza intambara ngo utitsoke nta kibazo tuzabivuganaho waruhutse banza uruhuke use ntunakibagiwe icyo kintu wenda nyuma uzakigarura mubwira uti harya sheri cyagihe burya kwambwiye ngo tuzabiganiraho waruhutse harya cyagihe ya mafaranga wayakoresheje iki mwe mwakiganiraho ariko mwitonze ikintu gitera ama divorce menshi umwe ashaka kwemerwa undi agashaka kwemerwa iyo mwashatse kwemerwa rero nta kintu kimwe kigerwa byose birapfa mugahomba byose ariko iyo mwashatse gucanirana bugufi icyubahiro cyanjye mugore nkakirekura icyo umugabo akakirekura tukiberaho neza sibyo noneho icyo gihe ahubwo umugore asigaraho umugabo w'icyubahiro cye n'umugabo nawe yasigaraho umugore icyubahiro kimukwiriye mukabana neza njya nkunda kubwira abantu ngo Bibiliya burya ndayemera n'umugabo yararebye isanga abagore ntago tuzi kubaha nta nubwo tuzi guca bugufi ihite tubwira ngo umugore ugandukira umugabo wawe bivuze ngo Bibiliya yo idutegeka icyiza uko tutazapfa gushobora ntabwo Bibiliya izakubwira ngo rya kuko izi ko kurya byo urabikunda ahubwo izakubwira ngo kora kuko gukora benshi barabitinya kandi bagashaka kurya niyo mpamvu rero Bibiliya nayo yije itubwira gukora ntabwo itubwira kurya kuko kurya ni kamere turarya nyine igeze rero no mu rugo yabwiye umugore ngo ca bugufi ubaha umugabo wawe kuko irabizi ko icyo kintu kuri twe kiragoye twumva twazamuka kugira ngo natwe twumve ko twakubaho irangije isubira ku mugabo ngo kunda kwizi ko umugabo nawe urukundo ari rukeye umutegeka gukunda bivuze ngo buri wese amenye icyo kintu umugore akamenya ati burya impamvu umugabo atangiye kumbwira nabi rwa rukundo rwe ruke n'ubundi rwagiye yahita avuga ati yo atereka musengera Imana yo mu ijuru mugarurira iki urukundo buriya abakristo reka ntibwira abakristo umukristo hava akagera ahora asenga
iyo abonye habaye ikibazo muri management arasenga, iyo abonye habaye ikibazo mu mibanire n'umugore n'umugabo arasenga, iyo habaye ikibazo mu miryango arasenga, iyo amagambo ahagurutse mu baturanyi no mu bavandimwe arasenga. Ntabwo induru ku gasozi, induru ku munwa, ndahangahora Aline uzi umugabo wanjye, umugabo wanjye none se Aline ndimo mbwira nzuwe bimeze bite? Wenda we nuko acecetse yashize kondenza buriya bajya mu Kinyarwanda ngo kwibabo nk'inopfu. Inopfu ibibumbye, iyo ikibumbye abantu babazi ko ari amasaka, ariko igenda igira gutya yibumbura tayaruge tumenya ko ari inopfu gatemu kajugunya hara kuko ntago ari isaka. Nyuma Eliane uri umumama mwiza cyane, ngiye ku giti cyane ndakwakira nanone nongeye kwifuza kuvugana nawe. Hanyuma twasubiye kukubaza, mbwira ubuzima bubi wabayemo ukakurambira nyine ukababara kurushaho. Reka ngo setsi ubuzima bubi nabayemo bukandambira nkumva ndanabwanze. Urasaze nyumva nyine bwa buzima umuntu wama kumva nta kubuva biramunaniye. Ari nabaye mu bukene ariko ntibigeze bundambira. Nabaye mu buzima bwo kunywa itabi urumogi ntibwigeze bundambira, ariko ubuzima bubi nabayemo bukandambira nkanabwanga ni bumwe, akazi ko mu rugo. Umva uzi kwangwa n'ababyeyi, ukwanga na so ntago mama yanyangaga ariko papa niwe wanyangaga. Uzi kwangwa na so akakwirukana akakwanga akagutoteza akagira gute ntibikura, ariko wakora akazi ko mu rugo. Nagakoze amezi angahe ariko akazi narakanze ku buryo n'uyu munsi umbwiye ngo ugiye ukansubizamo napfukama hasi nkarira banyirabisha mu murere ku buryo buriya ndwaririsha abakozi bo mu rugo. Mana y'isi n'ijuru n'abakozi bakoze iwanjye bose babikubwira, iyo umukozi akigeraho n'ikintu cya mbere mitambwe ntuze wiyumvamo kuri umukozi, umbabarira uze wabaye umwana mu rugo. Uko mpana minyoni niko nzaguhana, uko ntonganya Benize niko nzagutonganya. Nanjye ningukosereza nka mama uzambwire nariko ndakwinginze ntuzaze ngo ube umukozi muri uru rugo, kuko akazi ko mu rugo karagatsindwa n'Uwiteka. Eliane nta kiya kintu wabonyemo kigagutungura ku buryo kihakana gutyo umva utazanaga tatereza n'umuntu kugaka. Uzi gukorera umuntu utagushima ari ukabyuka saa 10 z'ijoro wakiryamye ugakubura ugakoropa ukoza ibyombo gateka nta gushima sa merci. Umwana yakanguka agahomagara Aline umwana ngo mwumva ko arira kandi wararyamye wowe uri muracana imbabura, ugagenda ugafata umwana ukamuhindura iranje yazasanga amazi atara niko Elia Yesu murabyimvira abakoze mu rugo bihangane babaye muri ubwo buzima, ariko bitavuze ko hari n'abandi babayeho neza. Yo par exemple abi wanje uzi ubwo buzima cyane kandi nzi n'abandi babayeho neza. Buriya uzi ko hari ibintu bibiri byananiye ku isi, Imana byarananiye kandi singiye kubeshya, kurangira umuntu umukozi. Kugira ngo nzajye kurangira umukozi umva ubanza nta nuwo ndamuha, ariko nkabangahe ngira ngo, ariko ubwo nabwo mpora ngukurikirana ngo menye ko umufata nkuko nakamufashe jewe. Ikindi cya kabiri cyananiye kuba narangira umuntu umugore cyangwa umugabo. Izo komisiyo zarananiye. Nzakomisiyona mu mazu, komisiyone mu mafaranga, ariko ntabwo umuranga ko marasabi gusa ntabwo byambera. Uzi ko abantu benshi ahubwo ari nacyo kintu bagirwa bacoka batugeza kuri uriya mugore. Nakubera umujyanama ariko sinakubera umuranga. Ndakubaza ngo ari ndashaka kunyereka umuntu washimye tukaganira nawe, icyo akora nganire nawe iminsi 2 nakubwira amadefo ye namubonyeho ukamenya niba uzayakira cyangwa utazayashobora. Akuvuga ngo nyingiye kubera umuranga ngo nkubwire ngo ari ngo nguhuze na musaza wanjye ntabyo musaza wanjye se naramubyaye, nubwo nawe naramubyaye ubaka kanya naza nkabwira musaza wawe ngo naze murangire minyoni nabyaye sinzi ko afite umutima nk'uwanjye. Yes naramwigishije nzanamukurikirana, ariko byashoboka ko yanananira. Ntabwo rero nabo muranga jewe, ahubwo nababera umujyanama, nkakugira inama nkuko nayigira umwana wanjye, nkakugira inama nkuko nayigira undi muntu wese, ariko ntabwo nakubera umuranga, kuko niba hari ikintu kibabaza ku isi y'Imana nukuranga abantu barangiza ntibabane neza. Birababaza wowe icyo wabifuzagamo ntubari icyo babonamo, agahinda kana kwica. Ubwo icyo kintu ntiwagikora abari bategereje murabeho. Hanyuma rero Eliane dukomeje ndana ikiganiro cyacu n'utubazo ngenda ntumaze nka TikTok ariko ura describing. Hanyuma muri iki gihe tugezemo
urubyiruko rw'abakobwa uraruzi n'urw'abahungu ubona ari iki gituma abakobwa basigaye batinda gushaka cyangwa se kubona impamvu abakobwa benshi basigaye batinda gushaka choice zarabananiye nta choice bafite ntazo habe arabona hari agapibulisite nkunda najyaga numva ni telefone ye icyo gihe ngira ngo yitwaga sinzi ukuntu telefone yitwaga kari agapibulisite maze ko muri telefone ngira ngo kavugaga ngo niyi ndayishaka niyi ndayigura byose arabigura nabo rero uyu ndamushaka n'uyu ndamushaka n'uriya afite ijipe uyu afite etaje uriya afite amashuri ugasanga bose arabashaka akananirwa guhitamo bigatuma umwana w'umukobwa ageze igihe cyo kuzakenera guhitamo nta bakimushaka bamwirukaga hari benshi choice iramunanira imunaniye ahitamo kuzunguruka noneho ikindi cya kabiri hateye ngo avance izo avance zateye ziteye ubwoba urahura n'uyu mukaryamana uyahura n'uyu bakaryamana yahura bakiri kumwe n'uyu bararyamana baba bari kumwe n'uyu nabo bakaryamana yagera kuriya nawe bakaryamana none ukazasanga abahungu bose baramuzengurutse baramuhaze bahana na pasesha agatabwasha uriya atanga kurusha intuzi n'undi nagahita ajyayo pafu tayara akazisanga bose baramuhaze mu bahungu 20 yari afite bamwirukaga inyuma nta n'umwe kimukeneye barakibonye none akazasigara asenga ngo nabonye ejo mudaga filime ka Clapton kibonke kitwa umuturanyi avuga ngo noneho ngo icyamfasha ngo hakagira ngo nubwo yabacumbagira namwemera bivuze ngo yarabazengurutse bose none ageze kuri point finale nta kibona none umubaza ngo witwa nde Brenda niwe wabivugaga witwa nde icyo ni ikibazo gikomeye cyane kiri hano hanze mu bakobwa please make choice kandi be proud of you wumve ko umwana w'umukobwa uri mwiza urishoboye niba uwo muhungu agushukisha yuko yakugurira amavuta wakora ukayigurira ukisigaho igihumbi ariko ukaba mwiza sibyo ukambara agashati gaciriritse ariko ukaba mwiza ntihagire umuhungu ugushukisha ibintu bihenze ngo kugira ngo nzagushaka oya uzagushaka ntago agushaka kuko waryamanye nawe ngo sheri ngo nguranyimye ngo ujye mudeta ntandukana nawe ngo kubera yuko nguranyimye ngo biki ngo niba utampaye ngo nuko utankunda mubwire ngo nawe niba utanyubashye nuko utankunda umureka acaho agende n'inyagasambu rigira gute hazaza umuhungu muzima kandi ugukunda ukubaha guhe agaciro ariko nawe please iyubahe mase ntaguciye mu ijambo hahita hazamo wenda kwizera gucya cyangwa se kwiheba iyo hageze noneho kuba nta tansi ukigira nibwo uhita uvuga ati nawe ndatwara umugabo w'abandi nk'ubwo yakwiyakira gute kandi ari muri iyo kondisiyo noneho navuga ngo yapuwe finale havuga ati banambaze nyine ni ukubera ko aba yarigeze ubundi urugero rworoshye ziriya fi bacuruza ku muhanda wazigura nibaza ko utazigura ugura ziriya fi zo mu muhanda nuko nawe aba ari umutembeye iyo ushaka ifi nziza ujya muri supermarket cyangwa ukajya muri busheri iyo ushaka inyama nziza ujya muri busheri cyangwa muri supermarket nawe rero mukobwa ifate ko uri ifi cyangwa uri inyama niba uyanika ku muhanda uratoragurwa nabo ku muhanda ni wishyira muri supermarket uragurwa n'uwo muri supermarket kandi wiyubashye sibyo ariko nanone niba uri no muri supermarket wishyiraho igiciro ngo nutankwa miliyoni 5 ntago uzantwara oya iyo nayihera muri frigo ishyire ku giciro gito yumve ko uri umugore ukeneye umugabo nta nubwo uri nk'abacuruza uri umugore ukeneye umugabo wikumva ko ukeneye ufite etaje ufite imodoka ufite ibiki ibyo ngibyo ahubwo ushaka uwo muzafatanya kubishaka kuko uwo nguwo bifite sibye ese ubundi ngiye mbabaza ikibazo niba Aline ufite imyaka wenda tubare 25 hari undi muhungu mwavukiye rimwe nawe ufite 25 mwese barangije kwiga kaminuza kandi urimo urashaka umugabo ufite imyaka ufite imodoka ufite inzu muri Kigali kuzi ko mwiganye uba wumva wa undi wagakunza azabikore niho muzajya gukenera abashuga daddy mukajya gusenya ingo z'abandi kugira ngo babaremere washatse uwo murangizanyije mudafite ikintu na kimwe mwese mugahera zero hanyuma urwo rukundo rudafite amafaranga nawe ndizera ko utapfa kurushobora Eliane ku giti cyawe wenda tureka kuvuga no kuri abo bantu wenda batandukanye ku giti cyawe ubushatse umugabo simvuze ndakuyafite ahagije n'iki ariko uko biri
uko biri kwicara mu rugo ugenda usabiriza wari umukobwa mwiza ubwo ibyo bintu mbashije kuguseka kuko nubwo nkunda nta temwanyaje yanjye uzabaze abandambagije bose nta n'ufite amafaranga nahaga intebe nta n'umwe yewe umugabo wanjye dushakana yari Gakweto yahembwaga 25,000 25 inoti imwe 2 3 4 5 za 5 twari dutuye hano ku Gisozi hepfo yereka aho bita mu Ruhango kuri Cafe do Gisozi twakodeshaga inzu z'ibihumbi 10 ibihumbi 7 ibihumbi 5 chambrette umva twicaraga kudusonga bugari aragenda yikorera igitanda kuko yari umubaje akora igitanda cya 70 ibitanda bya 70 murabizi nta matera twagiraga kukishyiraho twari dufite akamatera kanonanti kamwe k'abanyeshuri tugashyira kuri side nyine ubwo navuga ngo kuri side ye ni yanjye umwana tugafata ibyenda tukamusasiraho inyuma hakamatera katagera tukaryama ubuzima tububamo tubukundaniramo bigeraho nako karahagarara dusonzera hamwe dukundana muri ubwo bukene bubi bunuka nazanzu bakazidusohoramo uyu petit sœur uyu wicaye imbere yacu ndibuka ko yigeze kuduha 10,000 badusohoye naraye nkuyemo inda nakuyemo inda kubera inzara maze iminsi 7 ntarya umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa karindwi ndivamo hari umupasiteri wumvise bakubwije kundeba hano hepfo ngo nze murebe uwo mupasiteri yari yaranzaniye abazungu bandihira icyo gihe mbabwira ibibazo dufite bohereje amafaranga ngo twishyure inzu twaragiye kudusohora amafaranga wayakiriye aherutse gupfa n'umupasiteri witwa Ngwata nanabashimira cyane Pastor Rutunda Emmanuel na Pastor Ngwata nubwo yapfuye nawe ndamushimira nshimira Karere Shweta na Rapport de Emmanuel abo babiri n'abazungu b'abasuwisi bamfashaga bohereje amafaranga Pastor Ngwata arayafata abanza kujya i Burundi kujya kwishyurira abana b'i Burundi kuko twishyuriraga amashuri ageze i Burundi arwarira yararemba amara amezi agera muri 4 ataragera mu Rwanda yageze mu Rwanda asanga already baradusohoye uyu murumuna wanjye wicaye imbere yacu yampaye 10,000 badusohoye inda yarayivuyemo we na tante wanjye wundi wa Nyarutarama bampa amafaranga yo kwishyura inzu twari turyamye hari kuri ya musozi hari ureba ku Gisozi ureba mu Gatsata ariho twagiye kuryama umwana twamucumbikishije utuntu twose twadusohoye mu zitora tubitse rero kumbwira ngo ubukene ntago nabushobora ndi umuhamya wabwo ndi umuhamya w'uko umugore n'umugabo bakena bagakundana ndi umuhamya w'uko umugore n'umugabo bakena bakabana ndi umuhamya w'uko mutangirira zero mukagera kure rero ububwiye umuntu nk'umukobwa b'iki gihe ni urugero nkanjye nuko nari nkubaje nyine ndakanihe nihe urugero uricara ukavuga uti nize kaminuza banspendinza amafaranga wenda dusipoze 3,000,000 urumva sinstanze muri kaminuza ndaje mbuza akazi hanyuma kubera ko twebwe abagore tumenyereye ko abagabo nibo bantu bambere bakora nimbura akazi sibe kubwa se ngo diplome ya mbere n'umugabo satangiye gushaka umugabo ndebe ufite amafaranga nimubura sinzashaka wa muhungu tungana ko nzajya kureba wayafite koko nishake mutwara abandi ariko nge icyo kizere ntajyana ni ejo urakoze cyane nyumukije kandi ejo twahoze tuganira n'abana banje na banyirarume twari turi kumwe n'umugabo wanjye na muramukazi wanjye w'umugabo akurikira muri iyi minsi amazi iminsi arimo kumfasha muri kenkayeri kubera ko mba ndi mu tuntu twinshi kandi ni umwarimu kazi amashuri arafunze yaje rero kumfasha kuba ncururiza muri kenkayeri twari turi kumwe nawe na basaza banjye babiri umwe n'umusirikare undi n'umusivile n'umugabo wanjye n'abana tuvuga kuri icyo kintu ndangije mpita mbwira abana banjye ntitwumvikane ntabwo ndimo mbashoramo ntabwo muri kapito ntabwo minerva ndimo mbatangira ari kapito ndimo mbaha ni umukobwa wanjye uzajya gushaka akagenda ashaka umugurira imodoka akagenda ashaka umugurira inzu ntazirirwa haguruka ahangaha azagume hano gume mu nzu ya se cyangwa aguma n'imodoka ya se cyangwa yicara muri kenkayeri avuga ati mama mpereze ikenkayeri kugira ngo nkunde nshake kubera iyihe mpamvu ntabwo uriya muhungu wabo bamubyaye ari igishoro cyawe wowe ugomba kujya kungukiramo uko iwabo bamurihiye niko nanjye nariye umukobwa wanjye par chance ko jyana nabyaye abakobwa gusa mfite abakobwa 4 nta muhungu ngira nyaka ngusetse nabo na adopta sanga bose ari abakobwa by the way ejo bundi hari umwana umugabo yadopse ni umusore ubungu barangije kaminuza twatangiye kumubera ababyeyi akiri muri secondaire Imana bamugisha pe bari ikintu gikomeye cyane ntago gishobora
n'abahungu bakeya ubwo uwo ngo ari mu bahungu bakeya ni umwana w'igisagara arimo ariga iby'ubwubatsi nawe nakubwira ko twanafunguye kampani y'ubwubatsi turimo turubakira abantu amazu tukayabategura tukayabakorera ibintu byose tukabibashyiriramo so ngo mu bintu mpora ntoza abana banjye iga gukora ukiri muto uyu munsi ejo bundi umwana yarambaje ngo ko tantine ari umwana umukozi mfite nyine ntabwo ari mukuru cyane nk'abo najyaga nkoresha ndamubwira ni impamvu ari umwana ni ukugira ngo mbereke ko nawe ari umwana nk'amwe namwe mutagomba guhora mwicaye ngo batantine barahari noneho mumenye ko haje na sister wanyu mufatanye nawe ndicara ndambwa numva tanti ati uretse happiness ubwo gafite imyaka 4 uretse happiness ukiri kwibere abandi bose muzajye mwicara hano muri salo kureba televiziyo ruko akazi kose karangiye bivuze ngo guhera kuri Kereni w'imyaka 7 Beniza wa 11 Minyoni wa 15 nabo bateta n'abandi bana bose baraho mwese mugomba gukora ndahogira muri umuna wanjye my young sister yarari senior 6 bararangiza uyu mwaka nyine ko corona yaramusibije nawe mugani we arabizi neza ko afite fiance ariko azi neza ko agomba kubana na fiance we uko yatangiye gukora na fiance w'icyo kintu arakizi fiance wewe ni umukozi wa leta ariko arabizi ko ntashobora gushakana n'umwari atarabona akazi namubwirangiza kwiga hari imyuga bose nyana mbigisha uhitemo mu myuga yose nkora cyangwa uwukunze wowe nzana ukwishyura nawe wige uhita ufungura kampani yawe wikorere nta mpamvu yo kujya gushaka umugabo ugiye kubeginga ntabwo umugabo ari ugomba kugura kotegisi ntabwo umugabo ari ugomba kugura pamperisi ntabwo umugabo ari ugomba kugura umunyu isukari amakara amashanyarazi yashize never nk'ubu muri iki kiruhuko aho twakoraga ku mashanti nabajyanaga bakajya guterura sima nabo abakuru hari nako muze kureba no kuri Instagram yanjye no kuri Facebook biriho Beniza arimo guponda sima afite 11 je ntoza abana banje gukora kuko ntago nkeneye umwana ejo urugo ruzananira ngo mama umugabo ntabwo yamaze yabivukiye 9 nkuko wavukiye 9 nawe ababyeyi bamuspendinze nkuko nawe twaguspendinzeho uko iwabo bamurihiraga niko nanjye nakurihiraga so ni wayo uvuga ngo ukeneye ngo ufite akazi keza ngo hembwa neza wowe se ngo ufite imodoka ese wowe ufite zingahe none guhitamo ni hagati ya Jeep na Range Rover cyangwa izindi ubundi nabwiye abasore ngo ntabwo bakeneye isiha bakeneye abagore n'ukuri ari ntabwo abasore bakeneye isiha bakeneye abagore kora ubona amafaranga nushaka ufite duke ariko byibuzo twinjiza icyo gihe nubuze uko bivuna kutwinjiza ntabwo uzanamuha agaciro nawe ntabwo uzamusuzugura ngo ujye wumva yuko niba atashye adatahanye 5 ngo umubwire ngo ubwo ngo nawe uri umugabo ngo ubwo se ngo abandi bagabo batahanye ngo ibi ni umugabo nyine yatamugabo se wari kumushaka wowe se urugura umugore iyo nsomye mu migani 31 guhera ku murongo wa 10 kugera hasi bambwira ngo umugore w'ubwenge azinduka karakajya gushaka igitungo urugo rwe ategura abo mu rugo rwe akabashyira ku murongo akabaha ibyo gukora bivuze ngo umugore w'ubwenge ahora ashakisha ntabwo umugore w'ubwenge ajya yicara rero icyo kintu rwose rubyiruko mu gikure mu mutwe nibwirira abasore abakobwa bawari wanabavugiye ariko ndababwira nyuma nibwirira abasore wa musore we niba wirwa wikoreye reka nibwirire kameramani ubwo abasore mwese mwumvire kuri kameramani kameramani niba wirirwa wikoreye kamera uhetse urukapuro kuvuna mu mugongo n'ukuri mushaka aho uzakura urukweto n'ukuri mushaka aho uzakura kwiyogoshesha n'ukuri mushaka aho uzakura ipantaro kandi uri mushaka naho uzakura yo kubaka ntuzashaka umukobwa wicaye waba utegereje ko ibyo byose ubigeraho hoya jewe noneho nsigaye ngira abana b'abasore inama yo gusezerana ivangura mutungo bazagutera amabuye ukabyara hoya uzantera amabuye n'ukeneye kurya iby'abandi basore musezerana ivangura mutungo nabo bamenye gushaka iyabo mitungo ntabwo umugabo wawe ari tingatinga nimusezerana ivangura mutungo babanze bamenye agaciro k'imitungo uko kamera nimumara n'imyaka 10 amaze kugira nawe iye okay aho none nimushaka muzasubira muhindura amasezerano ariko rwose dukangura abana b'abakobwa mwishaka amafaranga nimushaka abagabo niba ukeneye amafaranga shinga business yawe kabe gato ariko nyine fungura agent
ubu mu agent wa Beka, ubu mu agent wa Equity Bank, ubu mu agent wa Koje Bank, ubu mu agent wa Korari ya assurance de vie, ubabera umu agent. None numara kubera umu agent uzabona amafaranga. Niba ushaka amafaranga ngwino nkwigisha uko ufata simu kayikoramo iri vase riri inyuma yanjye, sibyo? Ngwino nkwigisha uko wafata itisi ukayihinduramo iyi shati. Ariko wishaka gushaka amafaranga mu mugabo, ntago umugabo ari capital iwanyu baguhaye. Njye nutangwa miliyoni 2 ntago iwacu bazakuma, wakugumanye se? Niba kugumane byo nibyo bigezweho. Hanyuma rero ubwo mvuye ku rubyiruko msa nk'uvugiye abakobwa cyane, ubwo baranampemba aho baherereye hose. Hanyuma twageze kububatseho gatoya, hari ukuntu uturanye n'umugore, sibazi mama minyoni, turanye n'umugore ashobora kuba ari wa muntu wirarira, ahora kwereka ibyo urugo rwe ko biri hejuru, kandi nawe koko kanabibona. Hanyuma ufite ubushobozi uziwe umubayeho mu n'urugo rwawe. Dusibaze papa Menya ashobora kuhembwa nka 200,000, uwo mugabo ahembwa nka Emilio par mois, yarangiza akagenda akagura nka baze, akunda kugira nka bazeri she sinzwe nabyita, igura 120,000 akayizana akakubwira ngo we ntiwashatswe. Nko kuba muri ubwo buzima kuvuga ngo mfashe umwanzuro kuzango mbwira umugabo wanjye nerekanye wenda cya kintu umugore yamukoreye, umugabo yamukoreye ari utanavunitse. Igisubizo nagitanze, mwabagabo mwe. Ari narimo aravugira abagore n'abakobwa, agenda ndavugira abagabo. Mwabagabo mwe, niba uwo mugore akeneye rishe gusa neza muri rusange, akeneye rishe 180,000, najye wabo afite y'iminani bayimugurire ayigarukane mu rugo. Ariko urugo rwiza rugaragazwa uretse nazana yarishe azazanye n'ishati y'umugabo, sibyo? Kubera kujya gushakana n'umugabo wawe wari usize uwo wamuturanye, washatse uwukunda, ubwo n'ubushobozi bwe wari wabukunze. Niba ugeze ku rwego rwo kubwira umugabo wawe ngo nimbwa kuko ataguze baze, ejo uzanamwita ko ari imbwa kuko atahashye inyama. By the way, imbwa nizo zirya inyama. Nimbwa kuko ataguze inyama, wowe byibuze waguze ibirayi cyangwa waguze amavuta yo kuzitekesha. Ese niba wabonye yo kugura amavuta, kuki utayakarangisha ibishyimbo mukaryama? Niba banze bikuremo gushaka kuba turareshya. Ubaka kanyage narine duhagaze twasanga tureshya. Imiryango tuvuka amasaha irareshya. None se mbere yo gushaka rishe ku mugabo wawe iwanyu wazisizeyo? Niba arazisize se wajyanye varize ukazipakira ukazizana, ukazanira n'umugabo wawe byibuze. Hanyuma rya jambo bavuga ngo gusa neza ko umugore kugaragaza umugabo, wagize ngo gusa neza se nuko bambara rishe? Wenda n'urugero natanze njye. Reka nkwisekereza ari ubu se ndasa nabi? Mvuge ko nsa nabi ko umusirimu herega hano ndasa neza 100%, ntago ari kwiyemera ndasa neza. Nisiga Edeni, mwese muza amafaranga Edeni gura tubeshye. Nisiga amavuta yitwa Edeni, icupa rinini rigura 5,000, ngisiga amezi hafi 4 niba 5. Glycerine yanjye nisiga Zoe igura 300. Poudre nisiga poudre yitwa Murundo, yanditseho Murundo, igura amafaranga 1,000 ku kiranguzo ni 800. Hari ubwundusha gusa neza ngo nuko umugabo yagiye gufata amadeni muri banki nindi. Ntabwo nzi gufata ideni ry'umwenda. Oya, basi nzafata ideni ryo gucuruza, ariko sinzafata ideni ry'umwenda. Ngo jewe nzi wowe ngo nkopuye umwenda nzakwisha. Ibiragatsindwa n'Uwiteka. Nambara iyo mfite kandi kambera. Hari n'uwambwiye ngo ariko bazashatse ngo shapi izajya kwambika ngo kagereka kuza kuri kamera n'umwenda. Biterwa n'uwo nari kwambara uwo munsi. Bampamagaye bansaba interview nari navuye mu rugo niyambariye umwenda runaka. Niba mpamagara bambwira ngo baje kunkoresha ikiganiro, mpite njye kumanura umwenda muri shop nambare, ubwo bwiyemeza ijya simburimo. N'indi mureke gushaka kwireshyeshya. Be proud of you. Sibyo? Uyu munsi ngiye kuri kamera 2 kaza sizansanze uko nguko ari komeza. Ubwo mpite njye gushyanuka, njye kumanura umwenda muri shop nagacuruje, njye kugera cyangwa se ubona unjye gusaba wabandi kuri umustar. Ntago ndi umusitari wo kugira ngo banyemere. Jene wenda umuvuga butumwa, bazemera amagambo mvuga, basoma ijambo ry'Imana, kureba imyenda Eliane yambaye ntacyo byabamarira. Uzabazwa nuko Eliane adahinduranya imyenda.
azihangana mufungire kado yimushyire ntayo nsabye ariko kubera ko nishaka kwambara uko abandi bashaka nzisanga nanambaye ubusa nishaka kwisiga uko abandi bisiga nzisanga nisize n'amakara nishaka gusokoresha uko abandi basokoresheje nzisanga nashokoje n'amashara nishaka kwicara uko abandi bicaye nzisanga nicariye n'imisumari nishaka kugenda uko abandi bagenda nzasanga nacumbagiye ni byiza ko buri wese abawe ukareka kuba abandi wirebera ku bagabo b'abandi ese uzi gute ko iyo baze batayimuzaniye bamuhonga kumusaba imbabazi z'uko bamuciye inyuma cyangwa bamudishye ese noneho nzi n'abagabo uyu munsi maze iminsi nkorera kansaringa abadamu bafite abagabo bajya gusambana n'abashuga mami akajya gupfubura ngo shuga mami akamuha amafaranga ya mafaranga bamwishyura hahandi kwa wa mugore akaba ari yazana gutungisha urugo umugore akabona umugabo afite imodoka akagira ngo umugabo niyo yaguze mu mafaranga ye naho yayiguriwe na shuga mami mfite couple 3 zifite icyo kibazo uyu munsi rero urashaka ngo nambare nk'umugore runaka cya gikecuru kikivira iyo ngiyi muri Amerika kikamanuka kimanukanya amadolari cyangwa se muri Canada akaza akashukisha umugabo wawe akamugutwara wowe ugasigara uririmba urugo mbonye ngo bakuguriye amabazi please be careful muri marriage zanyu kandi municare munajya inama n'umugabo nazavuga ati shera tuziko no kubize boro nkazana 500 nguru uti wow sweetheart wakoze iki mbabara umubwire ndashaka gushima Imana niba urashaka gushima Imana y'akazi wakoze unamenya akazi umugabo wawe akora ariko uzi ko ari abagore batunze abagabo biba abagabo babajura ejo bundi nagiye ahantu mbona inzu nziza cyane mbwira umugabo wow sheri dore inzu ushaka kuntu yubatse hari akadesign nari nkopeyeho nshaka kukubakira umukiriya umwe tugiye kubakira none harangije umuntu umwe uri mu modoka yavuga ati shati nyirayo inzu arafunze what inzu nziza nk'ise nyirayo yafunze kuko yakoze iki nyirayo bamufatanye imitwe y'abantu mu modoka yicaga abantu yacuruzaga abantu nahise mbwira umugabo ntushobora kunyemerera ugahagarara ahita aparika ndahagarara ndeba iyo nzu mpita ntekereza umugore uyisohoka mu kwasa ikibazo gikomeye hanyuma wenda Eliane dukomeje n'icyo kiganiro nagarutse no ku bahungu hari ukuntu abakobwa basama inda wenda zitateganyijwe noneho abahungu mu gihe umubwiye uti mfite kino dusipoze mukoze imana mpuzabitsina akakubwira ati nagize kino kibazo nasame sibyo akaza akabikubwira akakuganiriza nk'ibisanzwe akagutumira akakubwira ndashaka ko tuganira nagize kino kibazo ndasama ni ukubera icyo abahungu benshi wenda dusipoze ntabwo bigihari cyane ariko mbere 80% ariko usibye ko binahari 80% yari ihakanaga ubona biterwa n'iki biterwa na bya bintu bibiri nigeze kubaho urugero rw'umukobwa yari inshuti yanjye atwara inda ayiterwa n'umusirikare akaba yari afite undi mufiance muri Amerika amenye ko muri Amerika agiye kuza kandi aje atwite yarazi kuri amusirikare wita mutwara amenye ko atwite amenya ko nawe muhungu muri Amerika agiye kuza inda yayikuyemo yaratuye Kanombe munsi y'ikibuga cy'indege amaze kuyikuramo indi ivamo nabi hari umudokiteri sinyamuvuga izina ariko nkunda kubibabwira inyuma ya kamera n'urwarirayo sinzigera ngusura kubera ko umudokiteri ndamwanga cyane Imana imbabarire kwangana ariko niwe wabyiteye kuko yisha abana babaziranenge benshi amukuriramo yandayikuramo nabi na matrice bayikuramo umuhungu wa musirikare amenya yuko inda yavuyemo ariko wagira ngo ni ibyago yamujyanye kwa muganga nyine aranamurwaza handi nyine kuri rya vuriro aranamurwaza handi muri Amerika rero aza wa undi atarava mu bitaro ahageze ajya kumusura shamana ndabyibuka arahadusanze arangije atajya kuganiriza docteur no kumubaza ese byagenze gute undaramubaza ate suri iki cye mupfana iki ati ni fiance wanje kamemo muri Amerika nabwo arazi ikibazo afite ati ni fiance wanje ndambwa ati yo Paul inda yavuyemo ntabwo bimeze neza ati gusa iki wenda ibindi byo twaza biganira nawe amaze koroherwa muri kumwe arashaka kumuhisha arashaka yahinze kumubwira ko na matrice yavuyemo arangije umuhungu ati yo ati ndavuyemo ndati ntigeze amwereka ko atari wayimuteye icyo yakoze yahise azaramubwira ati runa nahagaze muri Amerika nkoherereza inda muri telefone ati warakoze rero sigarana no waguteye inda
abimubwira se musirikare nawe ari aho ngaho yari yaje kumusura twicaranye ati kumbe ndahereza amadolari ngo use neza wige ugire gute naho uri muratwara amada ati ubwo wayiguteye azanagutware urabeho umusirikare nawe ahita amenya ati kumbe burya yari afite undi fiance ahita atangira no gukeka impamvu yanda yakuwemo umusirikare nawe yahise agenda kugera uyu munsi ibyago afite ntabwo yageze abyara kuko matirisi bayiteruyemo ndakubwiza ukuri tuye duhura hano mu muhanda tuye duhura mu mapati kuko n'umwana we wacu kwivuko twiganye na primaire wabo bari baturanye ni wacu ndakubwiza ukuri ko tushobora no gura muri pati zimeze gute ntabe yansuhuza kubera iki namugiriye inama ngo reke gukuramo inda kenshi arabyanga nanjye yashakaga ngo nkuremo iyanjye yaranafatanyije na tante gushaka kunkuriramo inda ndabananira jewe uyu munsi narabyaye mfite abana 4 ariko we agiye kuzafata abyaye nanjye wenda no kuzagira izo risk zo gushaka kuvuga rero ngo uyatamenya ko ntwite kandi uyu nguyu ari we nteganyaho amakiriro mbese nzapfa nzakira simbizi gutendeka biri mu bintu bituma inda nyinshi zihakanwa nta mukobwa ugikunda umuhungu umwe hari imvugo badukanye ngo bagarira yose ntuzirizera n'irizarumba nyamara uri muri abagarira inopfu n'amasaka inopfu niziba nyinshi uzahomba cyangwa se n'amasaka yawe azarumba kuko wagize gute wayatendetse ni byiza ko rero bafata umwanzuro ugakundana n'umuntu umwe kandi gukundana so kuryamana hari ibintu byinshi mwafatanya mwajyana muri siporo mwaza mukicara nk'aha ngaha mugasangira mukanywa ko gafanta mukaganira mukiga ku mishinga yanyu wazakenera kumujyana iwanyu ukamujyana iwanyu nyine ukamwereka ababyeyi nawe akazakujyana iwabo akakwereka ababyeyi ariko ibintu byo gusurana mu mageto ibintu byo gusohokana mukajya mu mahoteli mukararayo mukagira gute ibyo bintu ni mubireke ntabwo uburyohe bw'urukundo ruba mu kuryamana uburyohe bw'urukundo buzaba bwo mu kuryamana muzabumenya mugeze mu rugo yego hanyuma rero warukomeje kuvuga ngo nago gukundana wenda ari kuryamana cyangwa iki ariko hari ukuntu abahungu b'iki gihe babifata twebwe natwe tugirire mu tugarukire wibanze ku bahungu rero tuza natwe dusange hari natwe twumve hari ukuntu akubwira ngo sinshobora wenda agatekereza ko uyu mukobwa ashobora kuba atabyara kugira ngo mbipime ndabanza mutenda ngiye kugira ngo tujye kubana gutyo bikaba nk'ihamika none se ubundi ko yadusezerana tuvuga ngo abyaye atabyaye niba ashaka kubanza kugutestinga kubyara none se iyo muryamanye noneho ntagutera inda wumva uwo muntu azagutwara aje kugutestinga ngo arebe kubyara noneho agize ibyago mu gihe muhura atari mu gihe cya ovulation ntusamye urumva umuntu azagutwara cyangwa azagusiga uko arimo gutestinga nuko arimo testinga n'abandi ikindi cya kabiri ko mwese mujya munywa inzoga ninde wajya mu kabara akavuga ngo banza ufungure iyo primus ngisogongere numve yuko iryoshye cyangwa itaryoshye ninde wari wajya mu kabari akavuga ngo nimufungure citron numve ko iryoshye cyangwa itaryoshye ninde wari wajya muri kantine ati nimanze mu mpayo matanya sogongera numve uko ameze kuki umukobwa ari we bagize inzoga yatemye urwagwa rw'inteme rumwe rwo mu giturage rwatemye akajya kumva yuko please niba natwubahe kwanza banatwubahira abana byongeza aho ndanarakara niba twubahe banatwubahira abana kuki se utatekereza ati nimugeza mu rugo ngasanga atari umugabo ari ikiremba ariko wowe ibyo ntubitekereje wagiye gutekereza ngo abanza ngo agusuzuma rero kwabye ari abikiguzi ari nawe utabyara se noneho ari utabyara ntabwo ari kwiciye ubuzima ugatanya no kwitekereza ngo ubu sinzabyara ugatanya kugenda unaryamana n'abandi hirya no hino ngo urebe ko wabyara ntabwo ari byiza please ntabwo ari byiza bakobwa nimwiyubahe umuhungu nakubwira ngo banzume nutama ntabwo uri bunkunda umubwira uti singuhaye niba unkunda ntegereza dukora ubukwe tuzabana uyu munsi mwahindutse iciro ry'umugani ngo nta vierge zikiriho ese bivuze ngo abakobwa kweri nta vierge zikiriho ntazikiriho nose ubwo kwitwa ubukobwa bya bimaze iki noneho mwese nimwitwa abagore tujye tubabyara muri abagore twambara udutimba tubereke no dutimba rwose mureke kwitwikira mwambare gutya tumenye ko muri abagore kuko ubwo sinzi impamvu yo kwitwikira kandi baravuze ko nta vierge zigihari kandi ngo agatimba gasobanura ubukobwa niba ubukobwa bwaravuye isoni zaravuyeho iyambarire gutya ukore nka kwa kundi Eliane yisohokeye ari umugore abyaye 3 ni byiza yuko baha abana b'abakobwa agaciro ubu buringanire bwaje butuma umwana atagihanwa umwana atagikubitwa umwana atakibuzwa kujya hashaka ngenda maze ngo uyu munsi nanjye mfite uburenganzira bwo mfite imyaka 18 nshobora kwifatira decision yanjye no niba ugeze igihe cyo kwifatira decision yawe ubwo nukunaniye jya no gushaka geto yawe jewe abana babi wanje barabizi n'abahungu baza kurambagiza iwanjye barabizi arabizi ko kirazira kuza gusura umukobwa wanjye ninjoro
kandi ubwo niba uje nijoro bitewe n'akazi ushobora kuza nunataha ntabwo wari ukurenza umuryango ubwo nyine dadi nataguherekeza urijyana setu ntabwo umukobwa wanjye ari inzoga y'inteme bajya gutembereza mu muhanda ari imaze gushyingira abana b'abakobwa 4 nta numwe mu baturanyi ahantu ntuye muzabaze ntawe urabona umwana w'umukobwa wanjye ahagaze ku muhanda n'umuhungu ahubwo niyo ntanze invitation batangira kumbaza yarambagijwe ryari ko nta bahungu se twigeze tubona baza kumusura kuko nta umwana wanjye bamubona mu gitondo agiye ku ishuri bakongera kumubona nimugoroba avuye ku ishuri bakongera niba rero uwo ngo atakiga akora bamubona mu gitondo tujya ku kazi bakamubona nimugoroba tuvuye ku kazi ariko nta muntu wakubwira ngo yabonye umwana wanjye ngo ahagaze ku muhanda aherekeje abahungu nta muntu wakubwira ngo yabonye umwana wanjye mu miyenzi ahagaze n'abahungu kandi nanjye sinigeze mbikora ndabyanga kuva mu bwana bwanjye imiyenzi ihagararamo impyisi n'abajura njye se ndi impyisi cyangwa ndi umujura ndi nturo se hari inkoko ntubikiriye kwiba oya wijya kunsaseka mu miyenzi niba ukeneye kundambagiza ngo ino mu rugo bakumenye cyane nabaze mbereka message za Minyona aho twe turi kumwe kare mbere ukuntu Minyona yamanyandikira ambwira ati mami ejo hari umwana twiganye uzaza kudusura mwemerera azaze yitwa nde wabonye ko yambwiye izina rye iwabo ni he naha si umuhungu se nimwabibonye izina rye ntiwabonye ibibazo byose namubazaga ni kuri yatubayeho iwanjye mu rugo kandi nabo batantina yagiye nshingira yarabibonye kuri ko nabareze ku buryo ibazaho narinze nshingira musaza wanjye ntazi yuko akundana n'umwana ubi wanjye kubera iki yazaga iwanjye nk'ibisanzwe yaza kwicara hariya n'undi akicara hariya bakaganira nyine bagatera brage tukagira gute musaza wanjye yabanaga na papa mu rugo papa ni ikimuga ntava mu rugo mama we twabaga turi kumwe ku kazi ntago navuga ngo wenda mama yari kubimenya musaza wanjye twarakoranaga iyo aba yarajyaga ajya kumusura papa yari kubivuga umwana yarankoreraga ntiyari gufunga iduka ngo agiye gusura nde uwo musaza wanjye nta n'umuntu wigeze abona musaza wanjye aza kwirirwa kubaka buno ku iduka ryanjye oya bateretanye mu kinyabupfura mpaka nta muntu n'umwe umenye ngo aba bana barateretana kugera umunsi umwe yaje kudupresenta undi aratuga ati mami ndashaka kuba presenta fiance wanjye tuti sawa tujye kora twananzaniye musaza wanjye byarancanze no kubibwira iwabo birananira nabibwiye iwabo ndira tubana mu nzu dukorana mu kazi musaza wanjye dukorana mu kazi umukobwa dukorana mu kazi muzana mu modoka yanjye nkamucyura mu modoka yanjye tujyana gusenga tugatahana nta n'umwe ushobora kujya tutari kumwe telefone ye nyifata yanjye ayifata ariko umva nta kintu kirenze wabona bakoze ubukwe ku itariki 12 z'ukwa 10 12 z'ukwa 12 12 z'ukwa 10 nibwo bakoze ubukwe mu mwaka washize uyu munsi barabyaye bafite akana kagahinja gafite ukwezi n'iminsi hafi amezi 2 ariko uyu munsi n'urugo rwabo iyo urebye ubona ari urugo rurimo ikinyabupfura rwiyubashye musaza wanjye ni umustar wibera aho ngaho ni igisumizi oya uba yigendana na barayidamani ariko ni wa muhungu utari kubona kururana n'abakobwa kubera iki kuba umustar uzamona yiyita igisumizi afite na company yitwa ibisumizi art graphic niwe ukorera barayidamani ibintu byose bijyanye na graphic musaza wanjye niwe bibakorera ariko nta muntu wakubwira ngo John yari ikirara kubera iki hari uburere ngenda mba hari inyigisho ngenda mba hari nizo n'ababyeyi bacu bashyiraho hari papa niwe ugiye akatubwira ati uriya ati uyu munsi mbarebye mba numva nishimye ati nari kuba bariyonza kubona muri birara mwiza ati reba nk'ibyana byo kwa runaka kaduha ingero zo kwa runaka tugahita tubona ko bya gitsura cya papa na za nkoni yatukubitaga nabyo hari icyo byaturenze rero babyeyi ntabwo gukubita umwana ari kumuvuna yes ba papa baratuvunaga kiragiye kuko ntabwo bari bazi agaciro k'umwana bumvaga ko guhana umwana no kumugira inama ari ukuvuna ariko nibanze mumenye ko abana banyu umunsi mwe mutererana ngo ni uburinganire murimo kubica kandi ababashuka ngo mubice ababo barabarera nsigaye mbabazwa n'ababyeyi bambwira ngo ajyanye umwana murona pa kumushyirishamo agapira kandi imagine umwana bamujyanye kumushyiriramo iki umwana w'imyaka 15 ababyeyi b'inshuti zanjye ejo barampamagaye bafite abana bigana n'uwanjye ngo njyanye umwana wanjye ngo kumushyirishamo agapira ngo ntabwo mwazana runaka tukabanya mu izina rya Yesu ako kanyagwa karakagenda ubusa wasanga nawe ubwo atanagashyiramo
bajyanye abana kubashyirishamo agapira ndetse nicaza abana banjye ndabwira abana agapira muragakeneye agapira ni ikima ndabasobanurira icyo agapira kamera aha barumirwa kandi bangana nabo ngabo uburere bw'ababyeyi aho bugeze nyine ni kujyana n'ibigezwe niko navuga kuko baranabadora bakavuga ngo nibibananira mukoreshe gutya na gutya na gutya ni inzira babafunguriye nyine ukuvuga ati karaka nibibananira ni accessoire nyine ukubona uko wabigenza ni inyongera kugira ngo umwana wanjye rero agende afata izo napuro no hazarinda afata nabyaye cyangwa se zizanamugireho ingaruka umwana wanjye agenda arorongotana akora uburaya noneho umwe burenze uburaya ejo umwana wanjye numura unyerere ntazabyare nahitamo ko basi yanayitwara nkanabimenya nkamurerera nkanamugira inama yayitwara ariko uretse ko nabyo simba isengero witeka ntibizangereho icyo nsengera umwana wanjye nuko umukobwa mwiza uri proud of parent akaba umwana uhesha ababyeyi ishema akaba umwana uhesha Imana ishema akaba umwana uhesha igihugu ishema ariko mwa ababyeyi mutwo dutindi tw'udupira harya ubwo umwana w'umukobwa w'imyaka 15 utazabasha kwifata namara kuba umugore ho azifata ese nazajya bamwima akazi kandi yarabonye akazi keza bimusaba gutanga ruswa y'igitsina azatinya kugitanga ese ubwo azagira urugo ruzima ese reka nemere ko data uwari umukobwa wawe ugiriye gutyo umuhungu wawe uramwifuriza kuzashaka umukazana wanyuze muri izo nzira ngaho nimwibaze mwa ababyeyi mwe ukuri mu bikorera umukobwa wawe kugira ngo azabe umukazana mubi ku mubyeyi runaka nawe umenye ko abahungu bawe bazashaka abanyuze muri izo nzira n'ubundi arampasa yeze kwibwiriza gutya akavuga ngo urindaya itega ku muhanda buri munsi ugashaka ngo umukobwa w'umukristo wandi wo mu rusengero imbere ntibijya bihura ntabwo bihura ikintu wenda sinzi tugana ku musozo sinzi niba ibibazo byari birangiye ikintu nashishikariza ababyeyi ni ukwegera abana babo bakaganira nabo bakabagira inama ukamwigisha umwana wawe ashobora gushukwa n'ibyo ariko iyo ashutswe cyangwa se akanarepingwa warashyizeho akawe nk'umubyeyi ubasha kugira n'igaruriro ryabyo ubasha no kumukorera kansaringi iyo umwana wawe bamufashe ku ngufu waramutromatije ntabwo abikubwira ariko iyo waramubereye umubyeyi umugira inama ugira ngo ahita akubwiza ukuri avuga ati mama runaka yamfashe ku ngufu ukamenya n'aho utangirira n'uburyo umuvuza yewe yanakura akazamenya uko yitwara mu buzima wanapfa agasigara arana barumunabi cyangwa se akazarira n'abo yabyaye rero nasoza ngira inama ababyeyi kwita ku bana babo no kubagira inama kandi kwita ku rugo rwabo kuruta uko bita ku mafaranga n'ubuzima bwabo nkasoza ngira inama urubyiruko basore mwishaka gushaka abastari wishaka ubustari cyane shaka umukobwa cyane nawe mukobwa wishaka ibintu cyane shaka umugabo niyo nama natanga Eliane urakoze mtakazo kanyuma gasoza hari ikintu bakunda kwita umuco urakizi cyane uri umukristo hanyuma umuco ugaragarira inyuma gutya umuco ndeba ngo umuntu yambaye imyenda miremire cyangwa se ibintu ntabwo ngo ari wo muco umuco ushaka kumenyera mu myitwarire y'umuntu nubwo umuco twahuriye umunsi ngo mpite nkumenya oya twahoze twigana hari mama wacu umwe arasetsa cyane ni umunyakuri kundenza umva andenzeho tante ndamukunda cyane yakubonye akakwanga arakubwira akakubwiza ukuri use wayishano we ibi bintu akakubwiza ukuri yigeze kuza muri graduation y'umuhungu we yari yapasinze avuye ku ikosi noneho yari afite umufiance afite n'undi mukobwa w'inshuti ya fiance we noneho fiance waricara abamutima w'urugo ari munyamunya aricara haratuza noneho wa mushuti wa fiance araza akaba uzajya wicara kuri musaza wanjye akajya mwurira akajya agira gute noneho tante ubusa ririya shano ririmo rirashaka kunyigegera zidashatse kunyururanira imbere noneho mama ahita amubwira ati uwuheze aramubwira ngo reba ririya shano ukuntu ririmo rimwinaganikaho mama aterega uriya ntabwo ari we fiance wati fiance we n'uriya wundi cyane we umuhirimbiri se buriya yitonze ngo mbone ko ariko ateye ari uwashanutse ntiyamushimye ari n'uwiyorobetse ntiyamushimye bose yarabagaye bivuze ngo iki rero ntabwo ushobora kureba umuntu uwo munsi ngo umenye imico ye uyu munsi dushobora guhura ngahita nkwigira cyangwa ejo twaruga usanga ndisaragurikira kugira ngo umenye burya bisaba iminsi nushaka kumenya umuntu ko afite umuco ubanza umwige
banza mugendane musangire muganire mukine mubrage uzamenye uwo ari we. Hari umuntu umwe twajyaga dukorana ikiganiro agahita tukana nkamuga wo yasha ntaga Prince ko tugenda tumenyerana naje kumenya imico ye naje kumenya uko ateye sibyo. Hari n'umuntu mugendana wamenya imico ye ugahita umureka ubona ugerageje kumuhana akakunanira cyangwa se ukabona wa wundi wahungaga kubera uko nakomeje kuba close yawe ukamenya imico ukabona n'umwana mwiza ukaba ari we wiyegereza. Ntabwo rero umuco ubumenye umunsi umwe. Ushobora guhura n'umuntu wiyambariye mini kandi ari imfura y'u Rwanda yiyubaha yitonda adashobora no gukora amahano nkayo ugahura na undi wambaye ingutiya igera ku birenge yaraciye hagati n'amabuye. Eliane rero urakoze cyane kutuganiriza tugeze ku musaza wacu sinzi icyo wabwira abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose bakurikiye umva ururimi wavuzemo bashimira ku mutima bwacu. Icyo nababwira ndabashimira cyane nshimira audience yose inkurikirana abampa courage abambwira wabyishe nkunda umuntu umbwira ngo wabyishe uzi impamvu mukunda atuma amenya aho nakosora naho nashyira imbaraga. Harumbwira muri discipline apana batukana. Iyo umbwiye uti Eliane hariya kuri munota kira kintu sikora bari kukivuga ura muntu ndamwumva cyane kuruta wa wundi umbwira wa mugore we ndakwanga uranyanga nturi bunkure mu nzu yanjye ntabwo uri buze nguce no kwinjiza bayida ntabwo uri buce diplome yanjye amafaranga yanjye nkorera nturi buze ngo yanyambure nturi bunyambura abana beza mfite nturi bunyambura umugabo mwiza mfite nturi bunyambure nationalite yanjye nturi bunyambure titre yivuga butumwa nta kintu kimwe kunyanga kwawe birakubuza ijuru jyewe ntacyo bintwara. Wa mugore we urashyanuka singushanutseho wakabaye imbwira uteriya hariya buriya ariko ntago kira wavuze aricyo nkakumvana cyane ndetse sibyo. Kandi inshuti nyinshi uyu munsi mfite ni babandi bari twari opposite baraba opposa banje abenshi nibo twabaye inshuti ni nabo bajyanama mfite ugasanga rero nkunda bajyanama ndabashimira abantu bose bajya bangira inama ariko nango umuntu untuka simwanga ko mutarya ntagenje ngira cyo kwangana ariko uwo muntu message ze sinzi soma ntago nyanzi soma iyo mbonye ari zitukana ndayireba ngahita nyifunga nkigendera nkanayisiba muri telefone yanjye. Hari n'igihe unyandikira ko impamvu nyisiba niyi hari igihe abona ikindi kiganiro kikamufasha akifuza kumvugisha anyandikiye agasanga mfitemo ya yindi ya mbere intuka uwo muntu namwakira gute nabi cyane. Ariko iyo nayisibye iyo unyandikiye mbona ari bushyashya imwe y'ibitutsi sinyibona niyo mpamvu rero jewe nta stock y'ibitutsi ngira stock y'ibyiza gusa. Akabazo kanyuma n'iki wikunda ku mubiri wawe iyo birebye nyine nkawe niyo waba ukiri umukobwa wawe uri umumama ntakekanu mu kanwa yanjye ntabiketse muzanyishyura kubera ndi umwana baraneguraga ngo nta kaguru ngira nta kabuno ngira nta kaboko ngira bakanegura ibizuru binini bakanegura agafesi k'amafuti ariko bagera mu kanwa ngo gusa ufite mu kanwa heza uranzira nako ko ndi kariyari yankunda kwisegera bituma mu kanwa hanjye rero nyine numva ko ariho hantu nkunda cyane kurusha ahandi. Aya mwakoze cyane inshuti zacu mwadukurikiye cyane yerekana nti ufite kumwe n'umutumirwa mwiza cyane mushyiraho comment ndakeka nitugukena butaza nukuri ndi umurima w'Imana kandi burya umurima ntago uhamagara nyirawo ngo uzaze kumpinga ahubwo aho ubishakiye wegura isuka nyiri umurima yegura isuka akajya guhinga. Nanjye rero ndi umurima w'Imana aho integurije umurimo wayo hose am ready sinishyuza icyo murakizi nta transport nsaba nta kintu na kimwe cyera kirabura. Ni nayo mpamvu nkunda kubwira abantu bambwira ngo ariko ngo izi nyigisho wazitanze kuri channel yawe ngo yes channel yangira hari nibyo ariko jewe nahamagariwe kuvuga ubutumwa ntago nahamagariwe gucuruza kuri YouTube nibikunda bizajya biza ariko ntabwo impano yanjye ari yo gucuruzwa rero ndahari. Murakoze cyane rero mucyo kwa twemere mushyire muri comment azagaruke please hanyuma rero mukande subscribe share na comment turakushimye nawe Isaac badufashije cyane yari Eliane murakoze cyane Imana bamugisha. Canaan TV ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana.